mu bakunzi ba King James basabye ko igitaramo afite cyimurirwa muri Stade Amahoro. Nyuma y'uko amatike y'igitaramo cya King James bitegura kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki ashize burundu ku isoko mu minsi 3 gusa yari amaze agurishwa, abafana be batabashije kugura amatike bakomeje kurira yo kuharika. Bamwe mu bafana ba King James batabashije kugura amatike bigabye ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko bakwiriye kugirwa igikorwa no bakarebwaho kuko bifuza gutaramana n'uyu muhanzi. Bamwe bari gusaba ko King James yabemerera bagategura umunsi wa kabiri w'igitaramo cye muri Big Arena, cyane ko hari benshi batabashije kugura amatike bakishimira guhabwa andi mahirwe. Abavuga ibi babishingira ku kuba iki gitaramo cya King James kiri ku ya mbere Kanama 2026 akazaba ari ku wa gatandatu, bivuze ko ashyizeho igitaramo cya kabiri cyaba ku cyumweru tariki 2 Kanama 2026. Uretse aba hari abari gusaba ko iki gitaramo cyakimurwa kikajyanwa muri Stade Amahoro kuko ari ijyamo abantu benshi ku buryo abakunzi bose b'uyu muhanzi babona aho bataramira bisanzuye. Uretse aba hari n'abari kuvuga ko niba ibyo byose byanze hategurwa uburyo bwizewe bwiza iki gitaramo cyazafatwa amashusho kiri kuba live, abantu bakishyura kugikurikirana byibuza ntibabure byose. Mu kiganiro n'Igihe, Bruce Ntore uri gufasha King James gutegura iki gitaramo yavuze ko nabo batunguwe bikomeye n'uburyo amatike yaguzwemo agahita ashira ku isoko. Yavuze ko bagiye kwicara bakareba icyo gukora bakabona gufata umwanzuro. Icyakora ahamya ko nabo bafite abantu benshi bakomeje kugaragaza ko amatike yabashiriyeho. Yagize ati nibyo, natwe hari abantu benshi bari kutubwira ko bahuye n'ikibazo cy'uko amatike yabashiriyeho. Tugiye kwicara turebe icyo gukora, ariko aka kanya byangora kukubwira ngo ni iki cyangwa kino. Amatike y'igitaramo cya King James yashize nyuma y'iminsi 3 gusa ashyizwe ku isoko. Igitaramo cy'uyu muhanzi kizaba ku ya mbere Kanama 2026. Iyi ni Tayari Insight Rwanda.